Karibu ikaze nanone muri studio zacu z'inkuru z'ibihe. Iki kiganiro turatinda cyane cyane ku nama mbi abagore bagiye baha abagabo babo hande. Hanyuma rero tujye ku wundi mugore. Habayeho umugabo ukomeye cyane, nta muntu utamuzi, yitwa Salomo, umwami Salomo. Umunsi umwe Salomo yararyamye, hanyuma abonekerwa n'Imana. Imana iramubaza ngo nguhe iki, nsaba icyo ushaka cyose. Salomoni abwira Imana ati, urumva Salomoni akomoka kuri Dawidi. And by the way, biratangaje. Kugira ngo Salomoni avuke, Salomoni avuka ku mugore wahoze ari uwa Uriya, umugore witwa Batisheba, nimba mbisomye neza. Kugira ngo Salomoni abeho, ngo nuko umunsi umwe Dawidi yari arimo atembera mu nyubako yo hejuru, mu igorofa ryo hejuru, nuko aza kubona Batisheba umugore wa Uriya ari kwiyuhagira, akamashini karahaguruka, nuko aramutumaho, bararyamana. Baryamanye, Batisheba aza kubwira Dawidi yuko atwite. Nuko Dawidi abura uko abigenza, yibuka ko Uriya ari umwe mu ngabo ze zimukomeyeho cyane, kandi icyo gihe Uriya yari ari ku rugamba arwana n'Abafilisitiya. Dawidi amutumaho ngo amuhaye akaruhuko, kumbi ko ari ukugira ngo Uriya aze mu rugo aryamane n'umugore we, hanyuma iyo nda izitirirwe Uriya. Uriya nk'umusirikare wakundaga shebuja, ntiyari azi wagwana wa mugani wa Airtel, and then aramubwira ati, sinata abasirikare ku rugamba ngo nje mu kiruhuko, nzaza urugamba rurangiye. Dawidi ahita ategeka ko Uriya ajya ku mirongo y'imbere. Ibyo abikora kugira ngo amwexpose, bamwice. Uriya niko byagenze, baramwishe. Bamaze kumwica, Dawidi akukana Batisheba. Akukanye Batisheba, Imana itumaho Dawidi umuhanuzi. Ashobora kuba yitwa Natani, ako sinagacekinze neza, ariko ndatekereza ariko yitwa. Umuhanuzi araza acira Dawidi umugani w'umugabo w'umukire cyane. Ati, yari umugabo ufite intama nyinshi cyane. Ati, umunsi umwe rero hakaba n'umugabo w'umukene baturanye, ufite agatama ke kamwe keza akunda cyane. Ati, wa mugabo umunsi umwe ndumva ngo yarakoresheje ibirori, afata ka gatama ka wa mugabo w'umukene baturanye arakarya. Nuko umuhanuzi abaza Dawidi ati, nyagasani, uwo muntu wamukorera iki? Dawidi ahita avuga ati, uwo muntu akwiriye igihano kiremereye kuruta ibindi byose. Ubwo urumva ni ukunyagwa, ni ukwicwa, ni ugutwikirwa. Nuko Natani ahita abwira Dawidi ati, uwo mwami ni wowe watwaye umugore w'abandi. Icyo Dawidi yahise akora, yarababaye, yambaye amagunira, arihana, asaba imbabazi Imana. Amaze gusaba imbabazi Imana, Imana iramwumva, irangije imuha ibihano bibiri. Aramubwira ati, umwana mutwite ntabwo azabaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, urugamba Uriya yaguyeho, ayo makimbirane azahoraho kugeza ingoma yawe ivuyeho. Nuko byagenze. And then Batisheba noneho aza gukomeza kubana na Dawidi. Wa mwana amaze gupfa, Dawidi amutera indi nda, yanda ivamo iki? Salomoni. Salomoni aza kuragwa ingoma ya Dawidi. Ni ukuvuga Salomoni yavutse ku mugore ise yamaraniye. Donc ise yari afite abagore benshi, ariko ajya no gutwara umugore w'abandi. So muri iki gihe rero mbitinzeho cyane kugira ngo wumve bya bintu bikurikirana abantu mpaka. So Salomoni rero yamaze gusaba ubwenge, Imana iramubwira ati, si ubwenge gusa nzaguha n'ubutware bukomeye, ingoma zawe nzazikomeza, n'ubutunzi bwinshi cyane. Nta muntu watunze kurusha Salomoni, kuko bavuga ko yari afite abagore barenga 1000. So mu bagore rero barenga 1000 yazanye, harimo abagore bava mu mahanga atandukanye. Isirayeli ikagira imana yayo, ariyo Uwiteka, Uhoraho, Yahwe, ya mazina yose. Gitare, Uhoraho, ubwo twagera mu Rwanda ni Rugaba, ni Rurema, ya mazina yose nyine twita Imana. Gusa n'Abisirayeli ni Uwiteka n'Uhoraho, ibintu nk'ibyo ngibyo. So mu itegeko bahawe, basabwe
bategetswe kutazajya basenga izindi mana n'ibindi bigirwamana. So Salomo yashatse abagore bo mu mahanga yose, mu bamowabu, mu bafari, donc mu bapagani bashoboka. Muri abo bagore umugore ashatse akazana n'imana aziwe. So abo bagore rero bahumye umutima wa Salomoni, bamwigisha gusenga ibigirwamana. So bitandukanye na Eva yakoze amakosa kubera ubwenge buke. Aba Salomoni bobo babikoze kubera inyungu zawo. Reka imana yawe usenge iyacu, reka imico yawe ukurikire imico yacu. Gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya. Ubakira iwacu, ubakira murumuna wanjye, ubakira mushiki wanjye, musaza wanjye afite ubukwe, turamutwerera kugeza ku rwego rw'uko umugabo ashobora kukubaza ati madamu, ko nta mafaranga dufite, kubona dufite ibihumbi 200 byonyine koko, kavuga ati ati ubwo rero ubukwe bwa musaza wanjye burinde bupfa kandi tubitse amafaranga, yatange. Akayatanga kugeza ubwo umwana atageze gute, atagiye ku ishuri. Gurira mama igitenge, ugasanga mama wawe yambaye neza, ari umugabo wawe umwambika, ari urugo rwawe rumwambika, nyamara nyoko bukwe nta gitenge aheruka gishyashya, nta dukweto. Nyishyurira ishuri, ubona ko nta bushobozi buhari. So nuko abagore ba Salomoni nizo nama bamuhaye, bakuruye bishyira, bamukura, noneho bamukura ku kintu cy'agaciro cyane, bamukura ku mana ye, bamwubabisha imbere y'ibigirwamana kugeza ubwami bwa Salomo burimbutse. Hanyuma rero dukubitane mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Subscribe, like, share, hanyuma comment, and then my friend, Imana ikurinde umurengwe, ikurinde n'inzara nyinshi, kuko ari inzara nyinshi ari n'umurengwe byose birandagaza. Ciao ciao, bye bye. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.